ibiro mbere ya saa sita byo kumunzana ariko mbere ya saa sita biba ari bikeya, nyuma ya saa sita amaze kurya iyo ndi ikiro kiyongeraho, narya inusu hakiyongeraho inusu, bivuze ngo ibiro byanjye birahindagurika. iyo filozofi ntigisobanura neza kuko ibiro wa mugari kumunzana ngiye kuntu mbizi ibiro upima ntago bipima mu mubiri wose, nubwo mu gitondo iyo ikiro cyangwa ikiro cy'ubugari biriyongera. N'imyambaro nambara buriya mba mfitemo nka box ebyiri, amasengeri abiri, inkweto ngira ngo cameraman ayiberekana y'ubwayo ibiro bigera muri 3 kugira ngo ngeze mu biro 60. Muri make ibintu bindiho bimvuyeho mba mpima ibiro 55. Yari yavuze ngo bagabo biki ndi babagabo Jore yavuze. Uramutse ubyutse mu gitondo ucyambaye box aho kibyuka vuga uti ndabyutse ngiye kwinanura hanze ugahora n'Imana, n'icyo wayisaba? Nayisaba kuntu Hola my people, nize ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira n'umunsi mwiza aho uri hose, ushobora kuri mu ijoro cyangwa se ndi ku munsi. I don't care as long as you are fine. By the way, my name is usual Lil Park with the best aka Mark with the Dondala. So ni kuri Legacy TV nk'ibisanzwe nyine ni cya kiganiro cyanjye tubagezaho abantu benshi bagiye batandukanye mu ngeri zitandukanye. So uyu munsi bafite surprise ladies and gentlemen, nkuko mugiye kubona none kabisa rwose tugiye kubaza n'umuntu w'icyamamare kabisa ku kintu kizanzwe. He's the best actor, believe it yes or not, byemere cyangwa ntubyemere ariko ibikorwa birabiri kwemeza nyine. So reka mu ikaze cyane, izina rye n'ukuntu angana birahabanye. Mr. Kibo, to be. Yes. Umezute? Fresh. Amakuru? Nimeze. Uvuze ngo Kibonge upimiro winga wundi. Ibiro mbere ya saa sita byo kumunzana ariko mbere ya saa sita biba ari bikeya, nyuma ya saa sita amaze kurya iyo ndi ikiro kiyongeraho, narya inusu hakiyongeraho inusu, bivuze ngo ibiro byanjye birahindagurika. iyo filozofi ntigisobanura neza kuko ibiro wa mugari kumunzana ngiye kuntu mbizi ibiro upima ntago bipima mu mubiri wose, nubwo mu gitondo iyo ikiro cyangwa ikiro cy'ubugari biriyongera. N'imyambaro nambara buriya mba mfitemo nka box ebyiri, amasengeri abiri, inkweto ngira ngo cameraman ayiberekana y'ubwayo ibiro bigera muri 3 kugira ngo ngeze mu biro 60. Muri make ibintu bindiho bimvuyeho mba mpima ibiro 55. Se wava handi kwa handi mu ndage wenyine bigenda bite? Ntago njya kumunzana, iyo mvuye hano ntago nipima ndabyihorera. Kibonge tukuri Legacy TV nyine ngira ngo n'ubwambe tukora ikiganiro nk'iki ngiki, ariko se mu byukuri ni iki umuturanyi ameze ati muracyabyumva kimwe? Ni sawa kabisa. Gwaje gusanga umuturanye neza cyangwa kuko ngira filozofi by the way felicitation, ibintu kina ni ibintu buri muri wese abamo kabisa avivamo. Bira bintu ni wowe yandikira byaje gute ira ntuza wayikuye he? Ni inzara. Iyo washonje urandika. Uzi bifite amafaranga ukuntu upfa ubusa. Wijuta nabi ntabwo ushobora kugira inspiration ifite amafaranga. Nyine ibintu byose uhora usohoka userebura, ariko nyine ni inzara yo muri corona, kuko muri corona nibwo nagize igitekerezo cyo gukora umuturanyi. So rero iyo washonje cyangwa se wagize ubwoba bwo kubaho uratekereza cyane uti nabaho gute. So nibwo natekereje umuturanyi, ndeba uburyo duturanye n'abaturanyi banjye, ndeba nkora content ijyanye n'ubuzima nyine tubamo. Niyo mpamvu abantu bayikunze nuko bisanisha n'ubuzima bamo akabona birahuye. Hanyuma ukuntu ukina mu muturanyi umeze nk'umuntu uteza isereri buri munsi, kuki uri ikibazo mu baturanyi bawe toujours? No kugira ngo nigishe, nduriya kugira ngo nigishe abantu bameze nkanjye. Barahara abantu bintuza harya Jore yavuze ngo bagabo biki ndi babagabo Jore yavuze. Ariko byose aba ari ukwigisha, mbikora kugira ngo nigishe mu buzima busanzwe sikomeze. Umuntu akubonye ubona ko ari akana keza kitonde disi, wagira ngo aravutse ninjoro uvukira na sehashika. Nge nditonda ariko uzi ko umwarimu yigize kumbaza mu wa 5 segonderi mu kizami, ari gutanga impapuro z'ikizama, aravuga nkuko wavuga ngo senior 5B,
mumanike. Ndamanika aravuga ngo we ntabwo nkwigisha kubera ko yigisha nitonze. Umwana utavuga ntabwo umwarimu amumenya. Nyamara sobanura neza twumve. Nyine ngewe ndatinya mu buzima bwanjye, ubundi ndatinya ntinya amategeko nkanubaha. Bivuze ngo biragoye yuko kereka ari ibyago nyine wambona muri dega zo kugongana na leta, wambona muri dega zo kugongana n'umuntu unyobora, wambona muri dega zo kugongana n'umwarimu unyigisha, cyangwa kuba wansanga mu muhanda ntafite ibyangombwa byuzuye. Nyine ntinya amategeko. Ibyo rero bituma abantu batamenya nyine. Ariko nyuma y'ibyo ibyangombwa byuzuye biba bingahe, biba bimeze bite? Ni byinshi kugira ngo umuntu nyine bitewe. Nk'ubu noneho ufashe moto ukeneye ibyangombwa bya moto. Uramutse ugiye gusohoka ukeneye ibyangombwa by'uriwe. Uramutse usohotse igihugu ukeneye passport. Ibyo byangombwa rero sinshobora kujya mu kintu runaka ntafite ibyangombwa bijyanye n'icyo nsabwa. Ngo wenda ngo mvuge ngo ni Clapton w'umujyi ubona wa filime mureke nceho nk'ubu kugira ngo nze hano hunsanze mfite ibyangombwa byuzuye binyemerera kuhaza. Wowe ni temu ushatse wa movie do ngibi ntago nyine waza hariya ngo tugongane uvuge ngo wenda ngo ndashaka kwinjira nkoresheje izindi mbaraga. Hanyuma Clapton kwanye gatutu dufite gatoya, ngira none feedback ku muturanyi no muri filime muri rusange ubona bigenda bigana byavuye he bigeze he, ubona intumbero cyangwa se target mufite niye kaba filmmakers nyine? Target ni ukwigisha societe, aho bigeze ni heza uko tubona ubutumwa yaba ari kuri filime yaba ari no muri social media platforms zizo nkoresha, abantu bagenda batwereka yuko ibyo dukora ari ubuzima busanzwe bibigisha. So intego nyamukuru ibigenderewe tuyigeraho, tugerageza kureba muri kote zose ibibazo abanyarwanda bahura nabyo tukabivugaho. Bimeze neza nta kibazo. Baka ni nziza nta kibazo. Nziza nta kibazo. Hama kugeza ubu ngubu ni iki mva mu buzima cyakugoye kujya wagira muri movie industry mu Rwanda? Ikintu kigoranye cya mbere ni ubushobozi bwo gukora ibyo ushaka. Biragorana igihe cyose umu artiste aba afite icyo ashaka gukora. Ariko ikintu cyose kirimo ubuhanzi gikenera amafaranga. Kandi ntabwo ushobora gushora ni ukuvuga ngo niba ngiye mfite 100 byo guhaha ibiryo urabizi ko bihenze. Ibyo 100 ntabwo byakoramo filime. Urahitamo kubirya filime uyireke. Bivuze ngo challenge ya mbere duhura nazo cyangwa se n'undi mu artiste ahura nayo yaba ari uririmba yaba ari ukora filime ni production expenses. Hano muri kino gikorwa cya Kigali Protocol anniversary ya 5 nyine imyaka 5 bamazanga, nabonye abakobwa hano ngiye ku giti cyanjye nabonye ari beza. Wewe wabonye ute? Abanyarwanda akazi ni beza. Uzagiye kureba noneho match ya basket ni uzayibona. Wagira ngo barakina mbese baba baruta abakinyi ubwinshi. Abanyarwanda akazi ni beza, ariko uzajye mu mido sumenya ahantu bagiye. Nyamarungu ni bitangije n'abanyamido adi. Amedo handa hemera niho duhaha ku biciro bitewe. Buri gace kaba gafite ko umwihariko wako. Nko ku Gisozi wabo wanuza ze kugira ngo ntiba bimeze neza. Ramujama. Ndusha imbaraga. Dusoza nyine ni ikiri wabwira nyine kuba filmmakers nyine muri rusange n'abakunda filime ni iki kintu wabakangurira uvuga uti mu by'ukuri kabisa you guys mushonje muhishiwe kuko wambwa niko wivuza muri basket iterambere rigenda riza infrastructure zagira ibikorwa remezo byina byubakwa. Ese mwebwe haburi iki kugira ngo namwe mwishiramwe kugira ngo namwe mutange ikintu gikomeye cyane iki musaba aba filmmaker cyo nabwira cyo courage ibirimo biraza icyo dusaba cyangwa se na ministeri bishinzwe cyangwa se abantu bakurikirana ibintu bya sinema no kuzana no gukomeza umujyo mwiza wo kwigisha cyangwa se guhugura abantu bakora film tukabona tugasohoka igihugu tukagenda tukiga sinema mu buryo burambuye. Abenshi twagiye twideburiya impano ukagira gutya tereka kwigisha experience nyine. Ubu twaturusha experience umuntu uvuye muri kaminuza kwiga sinema araza akatubwira ngo mu stage kandi ho utarabyize. Twagiye dukora amakosi ya sinema asanzwe, ariko twifuza no kugira ubumenyi burambye kugira ngo sinema dukore ije ku rwego rw'international. So nibyo inkunga
nisabire niyo nkunga nge nakwisabira banshoremo ubumenyi ngira ubumenyi nanjye kuko iyo ibyo dukora duhereza akazi abanyarwanda. Ubwo rero urumva ko urubyiruko twatinyutse turashobora dukora ibyo dukora dutebwe ingabo mu bitugu kugira ngo dukomeze gukora imishinga yacu neza. No mu itangazamakuru baduhe ads ibyo ntago babimenya abantu baba badukurikiye ariko icyo nzi cyo umuntu uri kudukamera warabizi. Akabazo k'agashinguracumu agakingo cy'agashinguracumu uramutse ubyutse mu gitondo ucyambaye boxer ukibyuka uvuga uti ndabyutse ngiye kwinanura hanze ugahora n'Imana nicyo wayisaba? Nayisaba kuntwara itanyujije ku rupfu nyine kamfata akaboko tugacaho tukagenda ntarinze kujya gukora impanuka cyangwa kurwara kanseri nkayabwira ni ntunsiga nkayifata amapantaro tukagenda tu Imana izabigufashemo. Ndabizi ko bidashoboka. So Kibonge uri mu bantu uri pioneer y'abantu bakinye filime cyangwa se bakina comedy muri rusange hari abantu bagiye uzamura nka ba Rusine n'abandi we n'ubaze kundusha cyane. Ese iyo ubonye abantu nk'abari bagiye batera imbere ni ireshima biguhereza nyine nicyo bivugaho? Cyase kuzamura umuntu nka Rusine n'ubundi aracyari mugufi uramuzamura n'igikuri. Rero wamubaza uti ko nakuzamuye ukaba utazamuka ati nge nicisha bugufi. Wabaza bugufi ninde wakwicishije ntakubwire ko ari Rusine. Urumva rero ndabazamura ariko nabo ntago bazamuka usanga ari ibikuri kabisa. Uzi ko nta munyarwenya ndafasha muremure di. Haye musoso mufashe di. Inde? Mbwira umuntu nsumba. Muri wose? Uretse ko nanjye nambara inkweto ndende kugira n'iki ariko bose ni bagufi. Gusa nyine shimira Imana ntago ari ngewe nabo ari abahanga. Gusa ngewe mu mpano niyiziho ni creativity nyine. Kumenya icyo nkoresha umu artiste waza utazi kuvuga nshaka kubyaza umusaruro nkavuga nti mu kutavuga ko wenda guharora imeze gutya kandi abantu bakabikunda. So ni Imana rero ni Imana ibimfashamo ntago navuga ngo ni ngewe urenze. Hanyuma burikina filime byose wamugana urabivanga nyine ariko ntago nava hanga rwose nta sete cyane abaturi banga kuri Ega TV bagenda badasetse kuko nabankoze cyane. Ngende Bruce Melody uze urwenya ni nuza ni indirimbo ko ari bavuga ngo ririmba ngo akinyuma akagasubiramo ni indirimbo nyine agasubiramo cyane ahubwo wasetse twigendera si ibyo bashaka gaso urwenya ntago ari ikintu bavuga ngo dusetse reka ni urwenya ni ugutera urwenya nyine ntago ari urwenya Stefani cyurebanye ese wamubuse nk'ubwo bwanwa bwawe bwimereye nka situruwaya umuntu yawe kandi nuko nzakubita abantu ahangaha wamugani umuntu yaragweze interview kana gukubita ibaze ko ngiye ndi umwana iri paka yakoraga kuri radio none mama kajya mbwira kuri kurira kamibere nkanga guceceka nabo ndashaka kumva iri paka kuri flash none reba ari kumereza interview cyokora aguripa uziko undusha imyaka 30 n'umwe ufite ingahe? Ufite imyaka 17 uretse gato baza Miguel waranze cyangwa se Johnson mfite imyaka 19 n'amezi 6 19 n'amezi 6 tugega nakora kuri dufite imyaka 3 wakora yako byo nibyo imyaka 3 amazina nkubeshya ariko imyaka 3 ishize nako ubwo ni imwe ya Casanova ahubwo icyo gihe wacurangaga indirimbo ya Casanova yitwa imyaka umfata ngaho genda murashaje man we na Austin ibintu bya Hot 7 at 7 bya kera Austin arashaje ba MC Tino warabarandute Tino zuko yabaye best DJ ngo muri Kawoshi twiga sogonderi abarimu batabizi man twiganaga academy asohoka muri New Times yabaye best DJ wowe wabaye best DJ gute yego ahubwo aranyica naga ibi binazi ko nta muntu bizi urumva nanjye nabyo narinze kare twarakoranye nge niganaga na Paxson muri class umuntu bita Tina aba best DJ kandi yiga muri Interina academy abarimu bati uyu muntu asohoka ryari komba tane njoro
barangiza kwiga akatimbuka akajya kawashi yari igezweho na Cadillac icyo gihe. Cadillac yose ntabwo ko nayigezeho nari umwana nari naravuze bayisanye yarinze icyo utarageramo. Cadillac ntabwo nize mpagera ahubwo njye nakuze nzi ko Cadillac ariho kuzimu mwirirwe. Murakoze cyane ubwo nta kintu warenzaho nyine Imana ishimwe. Anyway arakoze cyane bamwita Kibonge nyine iracyari Legacy TV ndacyari Lily Park with the best.